keretse nibura mfite nk'ubushobozi nkakubitisha inkuba umuntu wafunze YouTube channel ya Yago kuko byarambabaje cyane nuko wenda ntabona uko mbigenza ariko ari ibishoboka mva ko abantu bajya bavuga ngo bararogesha n'iki ni izina ry'Imana namukubitisha inkuba cyangwa se wena nkamagaza nk'abanyamakuru bose bo mu gihugu nabanza nkamugira umusazi akajya yirirwa atoragura amashashi nta kundi nyine no gushyira Yago mu maboko y'Imana hanyuma tukareba ko Imana wenda yonyine yo mu ijuru yazamuhorera ariko ndabizi inshallah Nyagasani igihe cyaryo cyose bizatinda bizaba ubundi barakubwira ngo umuntu nagutwara igihumbi mwihorera gitware kuko nimba kiguhuguje icyo nzi cyo ku munsi w'imperuka kizajya ku munzani wawe w'iburyo Kanyombya akaba yasinze cyane atera amashite kuntuza ku buriri akabyuka akaza akavuga ngo mamba akaririmba za ndirimbo zo mu ruhengeri akamera nk'umuntu uri gucuragura Kanyombya tubuza amahoro Kanyombya yambaye boxer yonyine ndamwinyenga ati ngwino tujye kuryama wapara byanga arabyina akajya avuza inuza binuza agafata inuzi bitaga akavuza ku Kanyombya turi mu noneho ntawaryama mwararamwize Yaka na Kanyombya barayima nibwo mbagambere mama yaramubonye uducumbikere mama yaravuze ati burya wa mugabo ibyakina muri filime nabyo akora mu buzima busanzwe ngiye sinzi kuyorobeka fata ku mavuta n'umuntu w'imbwa ndetse w'inyana y'imbwa kandi ibi bintu uzabisore nk'uko nabivuze ubishingira ku kirere impamvu fata ku mavuta ari umuntu w'imbwa kandi akaba ari inyana y'imbwa nta nubwo ari fata ku mavuta nifata ku mwako urumva ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Nyagasani Imana Uwiteka ushobora byose ndagusaba kuri uyu munsi wa none umbabarire ibyaha nakoze kuri uyu munsi wa none Mana ikindi nagusaba ugabanya amatiku muri industry nyarwanda muri Uganda nyarwanda Mana waduhaye turi kuriraho amatiku agabanyuke Mana muri abanyamakuru ba YouTube muri entertainment nyarwanda rwose Nyagasani Mana amatiku ari mu wowe bwawe uri kuyareba Yes reka nongere mbasuhuze kandi bayikaze mu biganiro byacu bya buri munsi nabashimira abantu mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye mu mande z'isi zitandukanye nongeye kuba ikaze uyu munsi rero ni umunsi mwiza ibyishimo tuba twahuye ngo twishime tunezerwe kuko niwo munsi Imana yaduhaye you never know tomorrow ejo ni ibyejo ejo acyana yabyo ariko uyu munsi afite ibibazo bitandukanye by'ubuzima n'ukuri mukomeze kwihangana kuko byagenda kose haba ari uburyo bizagenda hano hazamuka hose abana manuka Yaka uraho neza muvandi mukomere cyane ndabashimiye cyane kongera kunyegera imbere ya Iris TV tukavuye mami na fly kabisa ntago Miss Fly kubera ikibazo cyabaye ku nshuti yanjye Yago bagenda baravuga ati sometime ni mwe mu biri inyuma nka Iris TV ariko ngiye rwose ibyo bintu ntacyo mbiziho nubwo wavangwe nago niwe ngo wangiye mu matwi ngo mvuga Yago nabi ariko cyo nzi cyo gusa Shadow uri umwere na Yago ni inshuti yanjye nabimubwira icyo nkuziho kabisa uri umwere urakoze cyane Yaka turakwakira none kuri Iris TV tukaba turi kumwe n'uruso na araza kugenda fisi araza kugenda bibwira ndetse abenshi nanutakuzi film uri cyamamare turi kumwe n'abakinyi b'ibyamamare abakinyi ba film b'ibyamamare sinangombwa cyane ko twanavuga izina ryawe ariko bibwira by the way murakoze cyane banyita Mudahigwa Emmanuel cyangwa se fisi niryo bazi Mudahigwa Emmanuel ni amazina mu ndangamuntu okay tugwaye ikaze na Yakatuma ikaze duhuje amazina akomeye byanga bikunze uyu munsi twaza kuganira byinshi bitandukanye turi icyerekezo muri kano kanya turi biri kuvugwa muri industry turi n'ibibazo bihari muri rusange tunaganiriza abanyarwanda ngiro ibyo buri kiganiro ni Jado twishime Yaka duhera hanga utangira ikintu uvuga wenda reka tukigarukeho gatoya tunakomeze n'ibindi kuko burya iyo bavuze industry ya filime ndetse n'itangazamakuru n'ibintu bihura cyane mu buzima bwa buri munsi turafatikanya usanga bamwe tubafasha kuzamuka abandi bakadufasha kuzamuka dusanga mbese ari vice versa hanyuma ati umugenzi wawe ntibyagenze neza Yago akakanya uramutse uhuye cyangwa se umenye wakoze ibyo bintu n'iki kintu wamubwira
oya ntacyo ngewe namubwira uretse gusa kumusabira ku Mana uwabikoze uwo ari we wese wifuje ko cano ya Yago yahagarara icyo nzi cyo nawe wamuhagarikira akazi kari ko kose yabakora ntabwo byamushimisha. So muri industry nyarwanda rwose harimo ikintu rwose urabona nk'iki kibazo cya Yago cyateje impagarara mu bantu, ni ikibazo kiri guteranya abantu impande zose. Na n'ubu urujijo ruri mu bantu ntawuzi ukuri ngo ni ukuhe, abantu bari kugenda bavuga ibyabo ko ngiye Yago twarivuganiye arambwira atafite icyizere ejo nanguje ubundi cano ye bashobora kuyirekura, ariko kugeza uyu munsi ngewe nka Yago nk'umuntu w'inshuti yanjye najyaga kuri cano ye, aba diaspora b'inshuti zanjye bakandemera ndetse amafaranga bakayanyuza kuri Yago akayama. So urumva nanjye nabigizeho ikibazo, ariko so icyo navuga gusa no kumusengera cano ye bayirekure. Naho ubundi nge byancanze kuko namayobera byacanze abantu, ibi bintu rwose byateye ikibazo abantu batubabarire rwose nge byanyubiye nabuze icyo nakora. Njyara abajye banuka muri comments bavuga ati Jado wabize mu ruhare wajyanye Yaka uramusindisha umukoresha ibiganiro atuka Yago mufitiye urwango uramwanga. Ngira ngo urugendo twagendanye twari turi kumwe twagize igihe urugendo rurerure twamuranye iminsi uranzi neza ndetse uzi n'ibyo byose byabereye hariya. Icyo wabwira abantu akakanye niki? Ngiye icyo nabwira abantu Jado rwose nta kintu wigeze umbwira uretse ko twakoranye urugendo tugiye kureba inyogoye, nta nubwo ari wari utujyanye twabipangiye mu Ruhengeri. Hari filime twari tugiye kwamamaza, filime ibera mu Ruhengeri, tugezeyo turarayo. Ndakubwira rero Yago kuva hano nta interview dukoze twamanuka tukajya kureba inyogoye tukamukoresha ikiganiro. Tugerayo bitewe n'icupa n'iki, hari ikintu nashatse kuvugaho Yago muvuga nabi, ariko byari ibintu ngewe byanjye ku giti cyanjye bitewe n'icupa n'ikibazo nari mfitanye na Yago cyo kujya Gisenyi, nzi ko turi bumanukane akansiga. Ibyo twari twabikemuye, ariko none ngi ikibazo gihari ni uko ibintu byafashe indi ntera. Mukanya ni kugera ahantu ngo Jado, nagera ahantu ngo Philipita, nagera ahantu ngo Irene, ngo ibyo bintu ngo ni bande babiri inyuma. Ese Yaka urarya he ku inshuti yawe yahuye n'uruva gusenya? Usanga nanjye rero ibintu byancanze, ahubwo ibintu ngewe byanyubiye rwose. Byabaye amayobera mu bantu. Byabaye amayobera mu bantu. Rero birakemurwa n'Imana. Birakemurwa ni Nyagasani kabisa. Hanyuma fi wowe nawe uri umuvandimwe hafi ndetse uri n'inshuti ya Yago, kuba ibintu nkabira byarabaye wabyakira ute muri wowe? Kugeza tuganira kare umbwira inbox uvuga ati Yago yajyaga agira gutya akandemera cyangwa bikagenda gutya twahura akagira ukuntu amfasha. Ibyo bintu wabivugaho iki? Icyo navuga keretse nibura mfite nk'ubushobozi nkakubitisha inkuba umuntu wafunze YouTube channel ya Yago, kuko byarambabaje cyane. Nuko wenda ntabona uko mbigenza, ariko ari ibishoboka mva ko abantu bajya bavuga ngo bararogesha n'iki, ni izina ry'Imana namukubitisha inkuba, cyangwa se wena nkamagaza nk'abanyamakuru bose bo mu gihugu nabanza nkamugira umusazi akajya yirirwa atoragura amashashi. Yewe nicyo kintu nyine numva ku mutima wanjye nahorera Yago tu. Rero kwenda kubera ko ntabishoboye kubikora, nta kundi nyine no gushyira Yago mu maboko y'Imana, hanyuma tukareba ko Imana wenda yonyine yo mu ijuru yazamuhorera. Ariko ndabizi inshallah Nyagasani igihe cyaryo cyose bizatinda bizaba. Ubundi barakubwira ngo umuntu nagutwara igihumbi mwihorera gitware, kuko nimba kiguhuguje icyo nzi cyo ku munsi w'imperuka kizajya ku munzani wawe w'iburyo. Urumva nimba wari ufite ibintu bibi byinshi wakoze, cya gihumbi nikijya ku munzani w'iburyo kizazamura bya bindi bibi wakoze tu. Of course. Ariko ntago byanshimishije rwose, byarambabaje. Sinzi gusa umuntu wabikoze, ariko wabikoze icyo nzi cyo wowe wabikoze, ntago ibyo bintu wakoze ari byiza tu. Kandi na Yago ari naramukamenyekanye uburyo byonyine ateranyije industry, akaba atumye abantu bose bari gushaka kwangana, byonyine guteranya abantu bangana gutya. Aho Yago ari ndamwihanganishije, ihangane
agerageze afungura indi YouTube channel bareke gukomeza kwiyitirira ibyiwe bamurira igeno rye cyangwa se barya ibitari ibyabo. Nk'ubu tuvuga n'urugero nk'umuntu nabonye wafunguye YouTube channel ayita Yago ngo Yago TV show agashyiraho n'ibirango bya Yago nagerageze afungura indi YouTube channel bizaza areke ave mu byarimo nibura turebe yuko basi hari ikintu byamufasha. Igihombo akakanya wenda ari uburyo mwa connectingaga y'abakinnyi ba filime yaba na Yago nk'umunyamakuru akanya igihombo mwagaragaza wenda nk'abakinnyi ba filime ni ikihe ari igihombo mwagize kuba yaravuyeho byagize ingaruka ki kuri industry yanyu? Urakoze. Igihombo cyo ni kinini cyane kubera ko nka Yago yaradufashaga yarangiye wenda nkanjye yaramfashaga mu bintu byerekeranye n'amafilimi kwamamaza abantu biwe nyine bamukurikirana bakamenya ibyanjye hanyuma ikindi akamfasha mu bintu bijyanye n'amafaranga nimba mfite ikibazo akamfasha. Mu by'ukuri Yago n'umwana mwiza kandi Imana izamuha ijuru kandi Imana izabimuhembera icyo Imana izabimuhembera. Nawe wamuhemukiye we ntago yahemukiye Yago wenyine natwe yaraduhemukiye kuko nimba nakeneraga umuvandimwe Yago akamfasha akaba atakiri kumfasha urumva ni hatari twese ari we utwariraga yaraduhemukiye rwose imbehe muri make. Mu by'ukuri ni urubuga rwiza yakashobora kuba yajyaho akabona abantu bamugurira inkweto bamugurira umwenda n'ibikiriho ndetse n'ubundi buvugizi bwinshi butandukanye agiye akorera abantu batandukanye. Nanjye baramfashije ku bintu bijyanye n'akaguru njya kwivuza nubwo ntakize neza ariko ndabizi Imana izamfasha nzakira cyangwa se nzabona n'undi muntu wenda umfasha ariko Yago yari yamfashije kabisa yaragerageje. Okay. Hanyuma nabuze mbona mu by'ukuri amakimbirane mu banyamakuru amakimbirane muri ino industry kuri social media kuri za YouTube abamwe bitana bamwana mbona ko ni ikibazo ariko se muri industry yanyu ya cinema aho ntago bijye bibaho ngo habemo ikibazo cyo kudahuza bamwe bitane bamwana bamwe bagiyemwe amakimbirane aho bimeze bite muri industry? No muri industry ya filime naho birahari kuko bundi hose ni kimwe ikintu kiri kwica iyi industry nyarwanda rwose ni ishyari. Umuntu abona wiboneye views akakugirira ishyari nta wifuza ko mugenzi we yatera imbere. Iyo uteye imbere akugirira ishyari akumva ko wasubira hasi. Abantu bo muri filime by'umwihariko ushobora gufata umukinnyi ukabwira se nk'umuntu ufite filime nyarwanda ukabwira se wampaye uriya mukinnyi wawe runaka akazi kamfasha muri filime yanjye ngo reka da wanajyayo ukaba ufite na risike yo kwirukana muri filime runaka bwira nti niba ugiye gukina kwa runaka ntuzagaruke iwanjye nujya guha runaka ikiganiro n'aba banyamakuru ba YouTube hari umuntu ngiye ugeze kumbwira nuko ntabavugira hano yagiranye beef n'umunyamakuru wa YouTube mugenzi we bari bagiye no gufungishanya n'umugenzi we arambwira ati uzibeshye ukajya kumuha ikiganiro uriya munyamakuru ukamuha interview ngo njye nawe tuzaba tubyaranya. Urumva rero hano ibintu byamunyangirira rwose namufitanye beef ukumva ko ngiye ntagenda ngo ibi bintu birimo itiku nta nubwo ari mu banyamakuru ba YouTube gusa no muri filime hose birahari. Bajye bareka amatiku. Nabonye ari abantu bagiye banyandikirana inbox bakambwira ngo ntago ari wari ukwiye guhuza yakanenyogoye donc babajwe nuko ikiganiro cyabaye successful. Uravuga ati ko ari we wagikoze Jado ni byari bikwiye byari byakanaka bitari bitangira kuba beef zikomeye. Urumva ko abantu bafite imitima yabo bihariye. Nuvuga kiriya kiganiro twakuze n'inyogoye bumvaga yuko ari Yago wagombaga kugikoresha akampuza n'inyogoye. Noneho kubera wakidukoresheje Yago atarankoresha n'inyogoye byari abantu. Akenshi wasanga nizo commentaire bakwandikira banavuga ati ni wowe uri inyuma ya biriya bintu. Abenshi bariwe na kiriya kiganiro wadukoresheje n'inyogoye. None se niba Yago akoresha inyogoye nawe ukavuga ukagenda ukadukoresha ni ikibazo.
ndetse mugahira ku rega bakareka urabyumva ute urabyumva ute ibyo bintu ibyo ngibyo ibyo ni amatiku aba ari amatiku ibintu byo kuvuga ngo yago nakoreshe ngo yago nako ngo nakoreshe yaka ngo n'inyogo ye kuba wenda waramutanze ibyo ntabwo ari ibintu byazamura bifu ahubwo abantu bose baba bari mu kazi arega kandi ntawe ubayeho ku bw'undi keretse nyine wenda yago udufasha twebwe sibyo ariko ubundi mu buzima busanzwe nimba watanze umuntu ikintu ntabwo ari ibintu bya danje kandi nubwo njye sinibaza ikintu cyatuma wowe bagushinja ngo wafungishe cano ya yago nimba ari wowe ndabizi neza ko Imana izabikubaza nimba atari nawe kandi yewe ukuntu nkuzi sinzi ko wenda wagira umutima wo kuvuga ngo ugiye gufungisha cano ya mugenzi wawe gusa umuntu wabikoze Imana izambabarira ibimubaza. muri Bibiliya haranditse ku mugani ngo bazumirwa nibamenye ukuri kandi ikindi time uritere igihe kizababwira kizagera tujye tubakiriya tujye tuba open apana ibintu byo kujya kurwana. Yago ni umuvandimwe n'inshuti yanjye, uyu Jado ngiye kuri cano ye ejo bundi nawe ni umuvandimwe wese niba nkuze kwa Yago kankoresha n'undi muntu nagera kwa Jado kuri Iris nawe kankoresha n'undi muntu ikibazo kiri bose nabavandimwe kandi bahigira ku shyamba rimwe YouTube ni ishyamba rimwe baretse bose bagahiga uyu nguyu Jado sejo bundi ngiye kuri cano ye Yago simpora sinahoragayo wese ku kibiri y'abantu ku kiba abantu b'iki gihe bagira ikintu cy'amarangamutima no gushaka guteranya abantu muri make nizo commentaire zose ni ikintu cyo gushaka guteranya niki na Yago kandi bagateranya barahari hano hanze bagira amatiku bahora bashyushye bakunda byacitse barahari so ibyo byo Jado icyo nakubwira cyo nukubyirengagiza ugakomeza ugakora we courage naho ubundi Yago nta kwanga kandi nawe icyo nzi cyo n'umwanga nibareke mwikorere ba commentaire nago zaducinege mu byukuri nubwo rimwe na rimwe umuntu avuga ibintu ugasanga birakudisappointing ariko nago bizadushwanya n'umuvandimwe ko dufite uko tubanye n'ubwo twahuye twikomereza ubuzima busanzwe. Yaka fisi muri sinema ujye mukurikira fisi njya mukurikira hari na sinema nyinshi tugenda duhuriramo ahantu hagiye hatandukanye no kwa kabiri arigiye nazaye gukina muri sinema ye kuko nawe afite hari filime yanjye turakuzajyayo nanjye ndi kwifuza ko dukoranamo yitwa Akabashengure series mbifuza rero ko yazaza tugakorana ubwo nabimubwiye nabona akanya zanyaruka ze dukorana. ubona n'umukinnyi umeze ute fisi aractinga rwose akina neza ni wa muntu mushobora gukinana sene babahaye ugasanga rwose muri guhuza ariko hari umuntu mukinana akakugora iyo akenshi yaba ari umuswa yangwa se ukabona nta mpano afitemo ugasanga mbese arapanitse cyane sene bamuhaye ukabona ari kuyakitinga nukuva iyo ukinanye n'umuntu utari kwakitinga ibyo babahaye nawe uba ubwawe umwakiteri uburahuhera bitewe n'uko muri ntabwo muzi ibitekerezo arakuvuna mbese arakurushya wite nk'ukuntu nigeze kubisobanura muri filime Gatarina bazanye nyina w'abapampe ariko kugira ngo duhuze byarangoye ndasara bigeraho ndanigumura kubera umujinya njya no kubatangazamakuru bavuga ati ngewe mabuje rwose niba udahinduye script rwose nyina w'abapampe ari kungura ariko twagiye tugoragoza ubu biragenda bizaga ubu nyina w'abapampe muri guhuza neza turi guhuza buhoro ariko we banaragoye gukinana nabo utari umuntu w'umwakiteri ngo ushakishe ntabwo mwapfa guhuza na director Sumana arabizi. hanyuma fi dore kujya kwivuza kugura ko utameze neza kugeza ubu ngubu ubuzima bumeze bute? nari nagiye muri Faisal bampa imiti ingabanyiriza uburibwe ariko ntago ndakira muri make gusa ndacyari gushaka amafaranga bari banciye 200,000 kugira ngo mbonane n'umuganga w'umuhanga nyine ubishinzwe andebera mbwira ikintu kiri mu kaguru kanje
ubwo rero ntabwo ndabona amafaranga ariko ndacyari kuwureba ko nabwira abavandimwe bagifite umutima kugira ngo ndebe ko bamfasha nkajya kwivuza. ngira ngo mu by'ukuri fisi ni brother wacu, ni musaza wacu, ni musaza kuri bamwe, ni murumuna wacu, ni mukuru wacu ku bandi. So rero umuntu dukurikiye muri kino kiganiro mu by'ukuri dugumye duhanye amaboko kuko gufasha nibyo by'ingenzi. Uyu munsi yagufasha ejo ukazamufasha, you never know. Nimero yawe twaswishyira hasi, umuntu wifuza kuba yasapotinga fisi acyafite uburwayi, acyafite urugendo rw'uburwayi rutamworoheye, ariko hamwe hagati yacu twese nk'Abanyarwanda dukundana, nzi neza ko byose bizagenda neza. Hagati aho ndashimira abantu bari bamfashije kwa Yago, Imana ibaha umugisha, n'abamfashe wenda bambonye ku izindi cano bakamfasha, Imana ibaha umugisha, bari bamfashe nyine njya kwivuza icyo gihe. Mu by'ukuri narivuje bintwara n'amafaranga menshi kuruta n'amafaranga nabonye, ariko ndabashimira yuko bamfashije nibura. Ni ukuri kandi Imana izabamera ijuru kandi bagumye bagira umutima wa kimuntu. Ni ukuri niko bimeze. Hanyuma Yaka, last year mwaka ushize ari ibikorwa wakoze bigiye bitandukanye, uyu mwaka turimo turawutangira. Navuga ngo ingamba ufite muri uyu mwaka ni zihe? Niki wategurira abantu uri kubategurira, niki wateguza abantu uri kubategurira muri uyu mwaka? Ngewe ntacyo nababwira, nabizeza ndi kubategurira kuko ndabona iyi industry nyarwanda itiku ryabaye ryinshi kabisa. Nge ndi kubona ngiye no kwisubira mu rugo, none nari ntunzwe na YouTube nkababona itiku ryafashe indi ntera, ngiye gusubira kusuka kabisa kuko nari ntunzwe na YouTube niyo nariragaho. Ni kuvuga ndi kubona itiku rwose ryafashe indi ntera, ntacyo nabizeza kuko uyu mwaka tutangiye nabi rwose. Abariraga kuri YouTube twese kabaye pe. Icyizere ubona ntacyo? Icyizere ndabona ntacyo, ahubwo nibikomeza gutya turasubira mu rugo. Hari abantu bazahura bakagongana wallahi. Turafata isuka kabisa. Ibintu byahinduye isura pe, turasubira kusuka. Hanyuma se muri Gato irameze gute? Ngubu ni ujye ukomeza cyangwa n'izindi project uri gutegura? Hari izindi project wenda waduteguza aho gatoya uri gutegura zirenze nyuma katari niyo na fisi numvise mushaka kuzakora, izindi bimeze bite? Oya ya fisi yo imaze igihe, ahubwo mabusharantunze kuko urabona rampemba akangaburira, yamaye n'inzu ntanzu nkodesha, abandi barahembwa bagataha, ariko ngewe mba mu rugo iwe mabuje ibiryo ariho nibyo nanjye ndyaho. Urumva rero ko mabuje rwose amfatiye runini hano mu mujyi wa Kigali. Ubu murabanye neza nta kibazo? Kera wajya kubyuka ngo kabyina za ntago nyibyina, ariko nabaga nafashe kabyeri nkabyuka saa 9 z'ijoro nkabyina ko ngiye nabaga niciye, naraye mfashe ishupiyo nicuye, ntago nongera gusinzira nubwo nakanguka saa 8. Hano ndyama saa 12 urwago rumaze kumfata, aryama nka saa 12 z'amanywa, nkaza kwicura nka saa 8 z'ijoro n'igice, nkahita nangira nkaririmba. Ubwo yambere ari igihe Kanyombye twigeze kujyana ahantu, noneho tuvuye ahantu twari twagiye Kanyombye biba ngombwa ko dutahana mu rugo iwacu kuko nabaga kwa mama na papa, noneho ikakira, noneho dutahanye Kanyombye papa wanjye ntago yari ahari, yabaga hanze. Kanyombye turakomanga nyine dukomangira mama, mama baraza arafungura ngo yewe ngo birara biratashye. Kanyombye akaba yasinze cyane, atera amashite kuntuza ku buriri, akabyuka akaza akavuga ngo mamba mamba, akaririmba za ndirimbo zo mu Ruhengeri, akamera nk'umuntu uri gucuragura. Kanyombye atubuza amahoro. Kanyombye yambaye boxer yonyine, ndamwinginga ati ngwino tujye kuryama, wapara byanga, arabyina akajya avuza inuza bya binuza, agafata inuzi bitaga akavuza ku Kanyombye turi mu mwe noneho ntawaryama mwararamwiza Yakana Kanyombye barayimanga. Nibwo bwa mbere mama yaramubonye uducumbikire, mama yaravuze ati burya wa mugabo ibyo akina muri filime nabyo akora mu buzima busanzwe. Ni grave. Iyo muri mu rugo mwese we na Sia
wenda n'abandi mubana bya hafi ku kagoroba mutaramye iyo mood bimeze gute mood yo mu rugo bimeze gute kweli asiya nako nabonye atagira amagambo menshi mabuja iyo turi mu rugo turisanzura rwose nta kibazo aba yifitiye turisanzura kabisa abarya umuziki bakarya sho tukarya umuziki mabuja nta kibazo rwose nta shitani ariko igihe kigeze kugera biza kumera nka kuno yagize gutyo ukavuga nka Yago mu kiganiro nawe ugize kugira gutyo uramuvuga uramuharabika umuvuga nabi ariko nta muntu mubanye neza kuri iyi si nkawe umuntu tubanye neza ngewe ibyanjye barabimenyeye barabizi hari n'igihe rwose nabaga nasomye icupa mabuja asiya nkamuvuga nabi ariko asiya ni wa muntu utajya ubika inzika asiya ngewe igihe tumaranye asiya ni wa muntu urakara ubusa ariko nanone umujinya we ugahita urangira arangira vuba ntabwo ari wa muntu ubika inzika ngo arakare bya danje arakara ubusa ariko bigahita bishira suzi ibigambo namuvugaga hose ariko ubu ni wa muntu tubanye fureshi mbiwe mu rugo nta n'ikibazo dufite abavuga rero ngo Yago ngo namuvuze nabi Yago nawe yarambabariye so abafite amatiku rwose mureke kugenda mugonganisha abantu rwose bari babireke nta mpamvu yabyo ntago bigiye byubaka ni byaduteza imbere ni byagira gute ese fiya kumubona utundi Yaka n'umwana mwiza hari biryiwe kandi arega ntago warakazwa n'ibyo Yaka yavuze kuko se nimba yinywereye agacupa akaba yavuze ngo gutya na gutya ukamurakarira nta kintu biri bumare ahubwo ibyiza menya nyine yuko ari Yaka yarari gutera abantu urwenya abayikorera showbiz nta wundi mutima mubi pe hanyuma mu by'ukuri uko mbona Yaka nta n'udacikwa rega urabona ku biganiro tugenda dukora hano duhura n'ibigeragezo byinshi hari ukuvuga nabi kumva nawe wamuvuga kuko n'ibigambo tuvuga nkatwe twirirwa ku macano tuba twarataye n'umurongo aho uri ushiduka wavuze ibintu ariko icupa ryagushiremo waza kwireturuva kumva koko ibintu byagucitse nta mutima mubi bari ubifitemo ko ibigambo byinshi tuvuga byanasaza umuntu bamwe twabaye nk'abacanganyitse ariko harimo abantu babahemo muri showbiz harimo abantu babahemo nk'umugabo witwa kiriya kigabo gifite urutwe runini cyaparanguye harya n'icyambere fata ku mwaku Yago kubitwa n'inkuba yo wakavuno muheto ndagututse fata ku mavuta urimbwa fata ku mavuta ndabizi kino kiganiro bukirebe urimbwa hari wajyaho Marisi niwe bamubwiye ngo ntabwo ngewe sinzi rero ujye mumbwira koko mwamwikorera showbiz arashobora ati nakubwiye ngo tukafata ku mavuta oya ntabwo wigeze umwe umfata ku mavuta mutu ngewe mpamvu ufata ku mavuta mututse dore n'ingiyi ngenda babwira ngewe sinzi kwiyorobeka urumva ngewe sinzi kwiyorobeka fata ku mavuta ni umuntu w'imbwa ndetse w'inyana y'imbwa kandi ibi bintu uzabisore nk'uko nabivuze bishingira ku kirere impamvu fata ku mavuta ari umuntu w'imbwa kandi akaba ari inyana y'imbwa nta nubwo ari fata ku mavuta nifata ku mwaku urumva impamvu icya mbere fata ku mavuta twarandikiranye fata ku mavuta twari dusanzwe tuziranye noneho fata ku mavuta ni kera fata ku mavuta twari inshuti turandikirana mubwira ko mfite filime nshaka gukora noneho fata ku mavuta arambwira ngo nta kibazo ngo nzamushyiremo ngo azakina ari acteur principal hari irore nashakaga ko anyinira ari mukuru wanjye ngewe ndi umwana w'ikirara wo mu bakire iwacu barapfuye nshaka ko fata ku mavuta akina ari mukuru wanjye inyana y'imbwa inyemerera buryo ki ngomba kugira gute ngomba kuyiha umwanya wanjye muha umwanya wanjye arabyemera hanyuma igihe cyo gukina ndamuhamagara arambwira ngo araza twirirwa twicaye tumutegereje kugeza saa 8 kandi uri ufite role principal kandi ari ufite role principal kugeza saa 8 igeze nibwo navuze ati reka mpamagara umupampi wanjye aza mfashe anyinire ya role fata ku mwaku yagombaga gukina urumva ubwo si yamemukiye arangije ejo bundi fata ku mavuta turandikirana
n'ubundi twadusanzwe twandikirana kuri WhatsApp kuko hari ukuntu umuntu w'imbwa aguhemukira ariko ukaba ubizi ko n'imbwa afite n'umurizo cyangwa nanamuka ariko nyine ukagumya umufashe nk'imbwa nyine iri aho ngaho hanyuma fata ku mavuta arambwira ati reka ati ndashaka interview yawe kuri 3D TV kubera ko ngo ari wihagarariye ariko ibanga nshobora kuba narabonye yanyana imbwa ushobora kuba yaraguze iracano noneho akaba yumva yuko agomba kubyivana akigira umukozi kugira ngo abantu batazanga kumureba urumva kureba iracano mani ujye ubaseriye mani be serious uri umuntu w'imbwa ndakune wagira ngo inyoni zamuneye mu mutwe urumva cyafita ku mavuta ngiye napfuye nawe yashatse kwiyongoza amabuja wanjye ari ungaburi none se kugiye urukumva mani tubwire uko bimeze uretse manda ndangiza umukoboyi anyemerera ko ndi bugende ngatanga interview kuri 3D TV kuko namupropose ibintu bibiri akimara kumbwira ko nshaka interview uranyishyura cyangwa ume nanjye interview ati ndagwa interview nawe nanjye ume interview ndagenda none arambwira ati jye hari umukobwa uri aha n'aha genda umumere interview ku wa 4 cyangwa ku wa 5 uzampamagare umbaze nimba ku wa 4 uzanzaboneka cyangwa ku wa 5 ndamuhamagara ku wa 4 ntiyanyitaba ndamwandikira message ntiyanyitaba hanyuma arangije ku wa 5 nabwo ndamuhamagara ntiyanyitaba mwandikira nanone kuri WhatsApp nabwo ntiyavuga kandi dusanzwe tuvugana man uri inyana yimbwa man uri inyana yimbwa kabisa urumva urakoze uramuraburije mani ese kuki abantu babashaguye mukira abandi muri no industry bimeze bite buriya mani harimo abantu babahemu nyine tu wumva ukuntu banikunda wumve ko ashaka ko fisa mu interview ariko ntagira icyo ibyo birangiye ahita muri projet none se Yaka ngo fata ku mavuta ngo yongoje ngo mabuja wawe gute ye nabyo nzi sinzi ngo ibigambo fata ku mavuta yavuze kuri mabuja fata ku mavuta ariko nawe nigeze kumubwira nabi ku mpamvu ngiye fata ku mavuta sinanamuzi uretse kumubona gusa kuri flash ariko fata ku mavuta nawe ngiye ikintu namuvuzeho ashobora kuba tuzuye mu mutwe oya nimuzahora atazagutera umwako kuko fata ku mavuta uretse umuntu ugenda useba fata ku mavuta umubonye mu gitondo utaranywa nk'akantu cyangwa ngo urya akantu ni izina ry'imagutera umwaka ase abantu bose bamwanga nuva muvuga nabi ntago ari mwe gusa nyine burya y'umuntu ari imbwa ari umuntu warahemuka nta mpamvu yo kuba batagomba kumwanga ese umuntu avugwa ahantu hose fata ku mavuta ajya kuri ikintu nge naje kubona nta mutwe afite ikibazo ntago namwita umusazi kuko n'indera baratubwiye ngo nta muntu ukiri umusazi turi abarwayi bo mu oya afite ubumuga bwo mu mutwe nageze indera ngiye mu basigaye bavuga umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe so afite ikibazo bazamujyana indera mu kubiteho n'ibyumweru nka 2 wageze indera mu mutwe ngiye nagezeyo ariko ngewe bwari ubusinzi nari ngiye kujya muri Amerika ndasinda ndarwana bahita banjyana indera urabiza abazungu nta mikino yowe ariko ngiye inzoga zanshizemo baranandikura ndataha kuko ngiye kari agacupa ariko ufite ku mavuta menya nta n'inzoga ariko ubona ko afite ikibazo mu mutwe rwose nese ugize ubona mudu basi abantu baba ari indera babajyanywe kuntu bibi babimeze bite ngiye narabibonye indera tuba turi mu ntago nageze indera nyine nageze mu imbere ngene ndi umusazi ariko ngewe nagiyeyo gusura y'abantu nabonye ukuntu baba bameze hari usaze nyine cyane ukigira umuntu wa danje w'umusazi urumva bagukubita urushinge ugasinzira ukubita urushinge ugahita usara nyabyo ukajya ugenda ukagira ngo ufite amababa ukajya ugenda uri guca oya ko hari n'inshinge se bagukubita ugatuza bwa busazi bukagushiramo keretse nk'uwarukubita fata ku mavuta fata ku mavuta nako fata ku mwaku muri cyagiye parakiwe none se ari igihe kigera bono abantu bose bafite ubwo burwayi bakabahuriza hamwe ndibaza bahurije hamwe babimeze bite baba bari kumwe ntago reka nkubwire impamvu batabashyira hamwe hari umuntu usara agasara avuga amasaha hakaba n'usara mu gitondo abyutsa abandi kukuruku hakaba n'usara amoka nk'imbwa urumva buri wese afite ibisazi
ubwo rero ari n'usara atwaye imodoka urumva abantu basara rero bitandukanye bari jado ngewe nigereyemo nakubisemo hafi icyumweru ni ukuvuga igipangu cya mbere iyo bakikuzana mu bagabo usorera mu gipangu bita A icyo ni igipangu cya mbere murimo muri abasazi nka 80 90 100 mu gipangu kimwe nka gutya dore bari nkano saa 2 z'ijoro nibwo bafungura mukajya kuryama abasazi bura baratwubaha tuba dufite n'abakozi bo kudusasira ibitanda gukoropa kutwarurira tukajya ku murongo amasaha yo kurya ageze buri wese ni purayi baba batwaruriye abari mu kigo cy'ishuri ariko umusazi baramusasira akaryamamo neza ntabiteregure hejuru ujya umusazi aragenda akaryama hari n'uwanga kuryama akanga kuryama ku gitanda kiryamira hasi hari n'abanga oya hari n'uhagarara akanyara ku buriri bugatota yarangiza akagenda akaburyamamo cyangwa umusazi akarara munsi y'igitanda kandi hari igitanda gishashe hari umusazi wajya gusimbuka agasimbuka igipangu akajya iwabo yarangiza akagaruka agakomanga ku gipangu mu nyingurire ndagarutse yakigarura nese mu gipangu waba wakiriga muri baga bitarajagura cyane abo nibo baga bafite ibisazi bya OG niho nabaga ngiye abasazi baruja nese byajaguraga wakoraga iki none bimaze kugabanyuka hariya buri wese aririmba ibyo ashaka usara uko ushaka turi mu gipangu abari guceza abari na televiziyo turi kureba buri wese asara ibiye baba bafite ibisazi hari abaririmba hari abarasa bakarasa nta n'ikintu bari kureba noneho umusazi wanyemeje twamaze kurya saa 6 afata isahani amaze kuriraho ayicaraho yininyaho urumva abaganga bahita baza bafite undi musazi basuka ku ntoki mu biganza baramubwira ngo aho jyana kuri wese bahita bamuzanira isabune barakaraba umusazi se wamugira kandi bahita bayoza turongera bashyira mu yandi masahani n'ubundi tukajya tuyiriraho iby'indere ni birebire jado ndi kubona utangiye kurira kubera guseka mubari iby'indere ni birebire none iyo uvuye muri A bakujyana muri B muri B ibisazi biba bitangiye kugushiramo utangiye kuba muzima mo gake buri kwa kabiri no kwa kane barasuzuma ntago mani wakishira Yaka urumva Yaka bafite story nyinshi tubaze vuba abasa yagufashe so reka tugiye tuganira dusoza gusa nka fisi muri rusange ngamba ufite muri mwaka 2022 projet zawe ushaka guha abantu ibyo izo wabwira abantu ziri hanze bakanazikurikira muri rusange nizihe urakoze cyane ingamba mfite muri uyu mwaka icyambere ni guhinduka nkareka kuba uwo narindiwe muri 2021 kandi nkatera imbere nkaguka mu by'ukuri mfite YouTube channel yitwa Fisi Nyamunini TV ndimo ndakora hariho amafilimi menshi hariho filimi yitwa Bwombo series hariho filimi yitwa Kabashengure series ni nayo nabanjeho ndi gukoresha Abanyambogo banzovu bakanyombya abanyagahene n'abandi bakinnyi n'uyu muvandimwe nyagahene nako yakazaza kumfasha kuwa kabiri n'abandi nyine bajyeho bakore subscribe hanyuma bazajya babona buri kimwe kandi wibagirwa nko gukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona notification hanyuma mu by'ukuri kandi nkabona bashimira yuko abasabu bakomeje kwiyongera bari hafi kuzura 2,000 mu by'ukuri ni ukubera bo ubu ngubu mfite abasabu 700 ariko ndabashimira nubwo nyine itari kurebwa nk'uko mbishaka urumva harigendebwa nka wenda na views 100 ku munsi urumva yacyari hasi ariko mu by'ukuri ndabizi inshallah Nyagasani nabishaka kandi n'abavandimwe badukurikiranye cyangwa se abavandimwe baza kureba izo filimi zanjye bakabishaka ibintu bizazamuka mu by'ukuri ndabashimira rero nibo nkorera kandi ikindi kintu nabasaba nagize ibyago kamera yanjye irameneka imenwe n'umukameramani wanjye
yanyereye nawe ku isuku nuza kuri esikariye yikubita hasi kamera irameneka. Mu by'ukuri yagize umuntu ufite ubushake cyangwa ubushobozi yamfasha nkareba ko nagura indi kamera. Murambisaba nyine ntago barabinkorera, ariko ndabizi muri iyi si haracyarimo abantu bagifite umutima mwiza cyangwa se bagifite n'ubumuntu. Nk'uko nimero yanjye ni 0788991179 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Muri make wenda uzanayipininga. Hanyuma inkoresha Facebook, nitwa Facebook yanjye yitwa Fisi TV Nyamunini. Hanyuma Instagram ni Fisi TV official. Hanyuma Muvunya aramfollowinga. Hanyuma TikTok nitwa Fisi official. N'izindi mbuga nyine nyinshi. Ubwo rubuga nyine icyambere nambere ubundi ni nimero yanjye. Ntago wanyenera ngo mbure mumfashe mu by'ukuri bavandimwe, kandi ndabakunda, kandi umwaka mushyashya uzababera uw'amata n'ubuki, uzababera uw'ibyishimo. Ikindi kintu mvuga, ndashimira Yago kandi nkanamubwira ngo pole, ndabizi uzatera imbere kandi uzagera no ku bindi bintu. Hanyuma bakore na subscribe kuri YouTube channel yitwa Iris TV. Nimwibagirwa gusiga mukoze subscribe. Thank you so much Fizz. Yaka, hanyuma ndagira ngo niba ari bishoboka n'abantu bajya bibaza kundi Yaka mwana si gusenga. Nahoze mbona comedy ngo Yaka mwana mu ijuru, nkabona baragushinja ibintu byose. Akanya n'abaye wa mbere kabije no kujya mu ijuru, ariko yajyanye ikesi mu ijuru. Nuko nanjye kuzamura ikesi mu ijuru, ahubwo nuko mwana arasetsa ntabira nazamuka. Bone jagira ningera mu ijuru mute nshinga kabari direct. Nabaye Yesu baje baza banywera iwanjye bane. Kandi Imana igusabye cyangwa se Imana ikwemereye kuyiha icyifuzo, nicyo cyifuzo bayiha. Icyifuzo nayiha Imana se oya apana mu ijuru, hano ku isi mu gihe nyirano ku isi nkagira imbaraga danje kabisa Silvia. Nicyo nasaba Imana. Ngewe uzi ikintu nasaba Imana, nayisaba kumfasha nkabona imodoka, kuko abamotari baranzengereza. Pasoma ziragoye kubera n'abana mugani. Njya kugenda kuri ankano umumotari wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu abamotari 20. Sinkutwara. Ati sinkutwara nuntwaye nimba nanjye kugenda ahantu y'igihumbi agatambwira ngo 2. Ugasanga rero ibintu ni danje. Aho kubera Imana byose birashoboka. Yaka byose birashoboka. Rero ugiye nawe gusabira umugisha cyangwa se unasengere ya nshuti yacu, ya nshuti yawe Yago wagufashije byinshi bitandukanye Imana. Nubwo ibintu byazama gatotsi cyangwa nibigende neza, ariko umuvandimwe aba yarakuzirikanye, aba yaragufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amasengesho yawe nzi neza ko Imana yumva kubera ko ufite abakunzi benshi. Tunasoza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Imana Uwiteka ushobora byose, ndagusaba kuri uyu munsi wa none umbabarire ibyaha nakoze kuri uyu munsi wa none. Mana, ikindi nagusaba ugabanya amatiku muri industry nyarwanda, muri Ruganda nyarwanda. Mana waduhaye turi kuriraho, amatiku agabanyuke Mana muri abanyamakuru ba YouTube, muri entertainment nyarwanda rwose. Nyagasani Mana, amatiku ari muri wowe ubwawe uri kuyareba. Mana Nyagasani ufashe Yago TV show. Mana ni wowe nyiri imbaraga, ni wowe ushobora byose. Urebe ukuntu iracano yagaruka, iracano yatugaburiraga twese, ikagaburira na nyirayo, kandi gashimisha abanyarwanda muri rusange. Nyagasani Mana udufashe ibi bintu biri muri entertainment nyarwanda rwose Mana, biri mu ba YouTubers nyarwanda, biri kuri YouTube nyarwanda. Mana tubabarire iki kibazo kizakemurwa nawe, kuko twebwe ubwacu twananiwe, imbaraga zacu rwose ziri hasi, itiku ryabaye itiku ryafashira intera. Mana Nyagasani ugira icyo wakora mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 So reka dusabe Imana kuko idufashe umuvandimwe agaruke mu kazi. Umuvandimwe Yago nacyo tuba dupfa muri kano kazi, nta kindi cyose badukora kugira ngo tubeho twibesheho, nta wundi mutima mubi, ariko icyo twifuza no kugaruka mu gakino, ukagaruka muri industry, ugashimisha abantu uko byari bimeze. Fisi turagushimiye ku mwanya waduhaye. Yaka turagushimiye cyane, unadusengeye neza, by'umwihariko usengeye umuvandimwe Yago. Cyari ikiganiro cyiza gusa abakiriya. Ari ikindi kintu nibagiye kuvuga, murakoze cyane Iris TV. Mbese ko tubwiye nawe n'abantu bakuremere.
rega abantu baragukunda ikindi kintu nibagiye kuvuga hari YouTube channel nafunguye y'ibiganiro yitwa Marembo TV nayo bayiremeye. Niyo nashaka gutumiramo fata ku mavuta. Niyo nashaka gutumiramo fata ku mavuta. Nako fata ku mwako. Hanyuma mujye kuri Marembo TV mukora subscribe cyane ko ari ikiri channel nshyashya. Hanyuma muzamubona ibiganiro by'abastari ngiye nibyo byonyine nzajya ncishaho. Ntago nzajya nshyira abantu batari abastari n'abastari gusa kubera ko ngewe mba nshaka kumenya ubuzima abantu bamenye ubuzima bw'uwo mustari. Asante sana shaka kubera ko uyu munsi tupininga nimero ya fisi ya Yaka nagutsi uyishireho ariko nimero yanjye ihoraho Yaka mwana wa mama urabizi ko nakuri umuntu rwose uzakenera kundemera ushaka kunkubita agafanta rwose bananyura kuri channel bita Iris TV. Nimero yanjye ni 45. Ndamwizera nkuko nizeraga Yago none Yago ngo ari gukora wandemera rwose ca kuri Iris TV. Bana undemera uwo mukati nanjye ngutamire yarega umuntu arebe ko yabo Yes nuko bimeze turabashimiye dushimire cameraman wadufashije dushimire fisi nakabyumwihariko batuganirije neza Imana ibo mu gisha yari Jado twishime ni Iris TV on top ciao ciao